yankunda kuvuga ngo mama ni wapfuye ko ngira ngo bazi imishito y'inyama bajyaga bakoresha mbere ya jenoside botsa inyama niyo bamwicishije. nta nubwo tukivuga ngo ni umupfobya gusa, ahubwo ni ukuba umuntu yarapfuye ukongera ukamwica. umuntu wanamye muri jenoside yarambwiye ngo kwanza avayo kugira ngo nteme hari abanjyanye mama bamuzamura hano, nza kumubaza ngo se kubera iki twaye njyewe mukamwica ndeba. niba umuntu ko hari abantu bagiye gupfobya, ariko mu buzima bwacu navuga ngo twarishwe ariko uyu munsi turiho. papa yitwa Munoza Celestine. ikaze mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu kuri NTV Rwanda. Usanzwe nitwa Mugabo Ndekwereje nitwa muhanzi. Hano turi mu karere ka Gasabo n'umurenge wa Kinyinya mu kagari ka Murama, ariko kandi harateraniye n'akagari ka Gashyaro, aho twibukaga ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Hano hakaba habereye ibikorwa bitandukanye, byaba ibyo kuvuga amazina ya bamwe mu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, amazina arenga 411, ndetse hakaba hanacanwe n'urumuri rw'icyizere ubundi rukomeje muri ya minsi ijana. Ibikorwa byagiye bikorerwa amo hano bitandukanye muraza kubibona muri video tugiye kubagezaho, kugira ngo tubayobore muze kumenya n'ibiki byabereye hano, ese ibiki mugiye kureba. Abatanze ubuhamya by'inzira y'umusaraba n'urugendo rutandukanye bagiye bacamo, ndetse n'abashyitsi bakuru bari barimo Bizeye Tereza uvuye mu nteko nshingamategeko, nawe wakanguriye urubyiruko kumenya amateka ndetse gukomeza kwibuka. Yakomoje ku rubyiruko avuga ko rukwiye gufata umwanya rukandika ayo mateka yaba mu buryo bw'imbuga nkoranyambaga, cyane ko ikoranabuhanga ryateye imbere. Ndagushimiye, ariko kandi tutagenda batarebye amashusho menshi twafashe kugira ngo dusobanukirwe uko igikorwa cyabereye hano mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, mu kagari ka Murama ndetse n'akagari ka Gashyaro uko byagenze. impamvu wenda ubuzima bwanjye bwishingira gutangira neza, kugira ngo hari igihe tubwira abantu bakagira ngo ni ibihugu ko hari abantu bagiye gupfobya, ariko mu buzima bwacu navuga ngo twarishwe ariko uyu munsi turiho. papa yitwa Munoza Celestine. Yes. uyu ni papa ari muri uru ruhande rwacu twicamo. nta nubwo tukivuga ngo ni umupfobya gusa, ahubwo ni ukuba umuntu yarapfuye ukongera ukamwica. umuntu wanamye muri jenoside yarambwiye ngo kwanza avayo kugira ngo nteme hari abanjyanye mama bamuzamura hano, nza kumubaza ngo se kubera iki twaye njyewe mukamwica ndeba. yankunda kuvuga ngo ni umuhanga, ariko afite ubuhanga buvanzemo n'ubuswa. aza kumbwira ngo arambwira ngo impamvu ashatse kunyereka urupfu rwa mama ni ukugira ngo igihe cyose nindanapfa igihe nzajya mwibukira nzajya mpfa. ariko ni umuhanga kuko buri gihe iyo ntekereje mama kwihangana biraba. ababonye ubuhamya yaratanze kwa Irene, yankunda kuvuga ngo mama ni wapfuye ko ngira ngo bazi imishito y'inyama bajyaga bakoresha mbere ya jenoside botsa inyama niyo bamwicishije.
abantu bari Satani yari yateye ariko twaciye mu nzira igoye abazamurikirana bose rimwe nategura inkuru y'ubuzima bwanjye yose nzayibahe noneho mwumve ko umuntu ariho uyu munsi ko atari imbaraga zacu ahubwo ari imbaraga z'Imana. Murashimira Inkotanyi ko bwije no ko bukeye kubera ko iyo batendaho n'iminsi 7 icyumweru kimwe gusa twari kuzima, ariko uyu mwanya turiho aha twari turiho ni kuri monima aho twaje gushyira indabo uyu munsi aho amazina y'ababyeyi bacu yanditse cyangwa ari tugiye kuva aha tujya ku abandi barimo kwizukira wenda batabashije kuza bazabikurikirana, ariko turaza kubaha detaye z'ubuzima bwacu kugira ngo umuntu utaratemuye uburyo uburyarya bw'umuhoro buryana ntabwo wagusobanukirwa, ariko twe twatemuye turabizi nta n'ikizatubuza gukomera, ntabwo tuzapfa kabiri. Dufite igihugu kizima, dufite perezida muzima, ntabwo turi kandi n'utekereza kongera kuza kudutema ntabwo bizakunda, ntabwo bizakunda. Natwe twarakuze kandi tuzirwanaho n'ubitekereza komeza imbere bikugume mu nda kamenekeye tuba turi kumwe, ariko iyo utari umuhamya w'umuntu ubona akomeye ukagira ngo nta mateka ari inyuma ye, ariko numvise ubuhamya bwawe naratenguwe ndavuga ngo wa muntu ubura kuri seti, tukavuga ngo wa muntu uba udusetsa ari he, wa muntu ubura kuri seti morali kabura burya iki gikomere afite mu mutima turanyegeraho ndavuga ngo mana iki gihe kirakwiriye ngo duhagararane na bagenzi bacu bafite amateka ashaje, baba ababinyuzemo baba abana twavutse nyuma ya jenoside. basa nkaho badashaka kwereka akababaro umwana. Mama arambwira ati subira inyuma, ariko uko agenda akandagira ukabona yabaye umwumena umutwe, ariko nyine umubyeyi agararaho nkagenda barenga nko mu ikorosi nanjye nkaza inyuma. Umva nashakaga kumenya nyirizi inama mwamujyanye hari urusengero rwa ADEPR ruri hirya niho harimo, baramuherekeza mpaka mu baricara mu rugo. Mama ari mu bantu basakuje cyane, kandi abagore b'abaturanyi n'abana babo bose bashitse muri iyi mikingo bahagaze bashaka kureba icyo baba. Mama yasakuje hafi iminota 20 yose baka amazi bayamenya. Niyo mpamvu nyongera gutya nkajya ku gisozi nkavuga ngo umwanya mama yasakuje ashaka amazi akabasuka amahari byibuza inyota nyinshi. Rero aho njya mbabwira naha ukomeje gusenga iyo hirya wenda ku minsi izagenda yicuma tuzagenda tubereka mbereke n'aho twari dutuye, ndetse mbereke n'ubuzima nabayemo bw'abantoraguye nabo basayidi imwe batambereye beza. Batoraguye umwana abawe bajya bajya kurya, bamara kurya bagasanga begeranye ibyo kurya byari bagiye batahasi ugahamagara wa mwana w'umuntu n'abarya. Bateshyize ko ntazamura, ariko nagize ubuzima buba ariko bufasha gukomera kugira ngo ujye aho hantu hose badashaka kuza kuzabaha amarangamutima yanjye kugira ngo abatubona muri industry nyarwanda muri sinema tutazajya kugira ngo byavuye guhagarara gusa hari ubuzima
twabayemo kugira ngo byose byo guhagarika hariya mubona hasa hubatse iriya nzu niho hari akagari kera k'interahamwe batureba kugira ngo byibuze n'interahamwe zisawurezeho n'amafoto bafata amafoto hari umugore watanze ubuhamya ubushize arimo kuvuga ngo yafashe abana be abashyira abasaza kugira ngo babice ugasanga umwana w'imyaka 5 agiye kuvumbura umuntu mu gihuru avugije induru kugira ngo se azice uwo muntu rero ni urupfu rw'indengakamere ni urupfu rurenze ibitekerezo by'abantu ariko buri muntu wese buri gihe asenga Imana kugira ngo Imana ntibizongere kuko uyu munsi ahantu hose twihishe twarahavuze ubu rero kuba dusenga Imana ngo ntibizagaruke nuko noneho nta naho twabona kuko ntaho umuntu atavuze wavuze muri parafo mbese wavuze buri kantu kose biragoye kuba wavumbura ahandi hantu ariko dufite perezida mwiza dufite igihugu cyiza Imana izakomeza idufashe reka dukomeze tujye ukawumva neza bugacya ugaseka ukiyumanganya nyakubahwa mushyitsi mukuru abatumye tugira n'uyu munsi harimo abagenda batwica barimo barica barokotse bakabica mutubungabunge mudukomurize birenze ibyo mwakoze kandi turabishima